iyo wangeze winge saa 12 ngeshere wanje turarira man urukundo ruraturenga tukarira bro tuhita tureba irika mu kadomo ngo ngiye saa 12 muri saa 12 nge nashere wanje uvuga urukundo rwacana rugeze man turi Romeo na Juliet rurasiganye tutuzina ngagira ngo singe muri saa 12 mama kwa muri kuri gose man tsige nitwe tuzina duteye ubwo Brian ngacuruza ngo gahunda ngo cocaine sindana yibona nge kuva navu uzi ko abafite zino modoka zirano cocaine ni ikintu kidasanzwe cocaine eze cocaine kumba numva mani bayirwanya ku rwego ngira ngo itanagira nani ikiro cya cocaine jya nko kuri chat GPT wibaza nge naraye nkibajije ikiro cya cocaine kigura amafaranga niba ari ibihumbi 60 by'idolari niba ari 60 mu manyarwanda gusa rinde wabo yatunze mu manyarwanda noneho wayaguramo cocaine kugira ngo ubyemere yo uyicuruza tubare ngenda yiranguye ngo mbona kimwe cya kabiri cyo nayiranguye kandi nanjye mangiye kuyiranguza baze ko nk'umupushayo uba mu Rwanda nibihari ubusanga adacuruza amagarama atarenze 30 kuko ayo magarama 30 ni nka kanini gasyeye ako rero ubusanga ayo magarama 30 cyangwa 50 yayaguze miliyoni zigera muri 20 cya nyine birahenda birayibo aba boss nani sobwa yabona boya acuruje cocaine yabakide just kare bora rega ntago ramenya uburyo wayirinda umenye strategy yo kwirindamo kuko bora uyirwara none ejo mu gitondo kaba wapfuye cyangwa ejo bundi bora nagwe marana icyumweru ako musitwe ntago iragera mu Rwanda oya twebwe urumva twe dufite ubuyobozi bro ubuyobozi buzikuriye umuturage twebwe ubundi umuturage kwisonga umuturage mbere cyane mbere yuko ibintu byose biza by'ibiki azamase kumubaza akantu kwa kabonye abonye ko His Excellence muzee wacu papa wacu dukunda abonye ko asigaye amanuka akaza mu bafana muri bare wagiyeyo akicaye umuntu ni serife ubu yirya gutyo ukihengeka umureba gutya rwose nyakubaha bura rero umuntu utabonye ari muri bare tumenye urwego no mu content creator yego tumenye urwego bakavuga ati tumenye urwego abanyamakuru barakennye Twongeye kubaha ikaze abakunzi ba Precision TV aho muherereye ahariho hose mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Precision TV nge mwumva nitwa King Platinum turi mu kiganiro Behind the Fame nkuko mumaze kwimenyera uyu numukire nta bintu byinshi nirirwa mvuga cyane nari nkumbuye kuza kuri ino chaîne kabisa budi niyo channel ngero nkabuho ku mutima mani nkavuga Oya ngemba barero mbwire nguri mu munyenga w'urukundo mw'iyi minsi hasi iyo minyenga bari kunjyana none nza kibazo sindi kukureba neza koma nakabakire iyo uri kugenda ukira mana ruburwayi bugenda urazagize nta mukene upfa kurwara nka diabete imivuduko y'amaraso wabyo bifata abakire gusa ako karinete se nanjye ngifata amafaranga amaso yese ahuma karinete nireba neza ko karinete ubwo wakaguriye he musi bonzi ko utuntu twari tuba tutoroshye 3 by'idolari byaragenda 3 by'iki idolari nagatumye China boro bitagwanze ese ubwo niba kahagaze 3 rurarugendo uvuye mu rugo ubwo rwose ibihumbi 10 sinkubeshye bro igisenyi arahenze kurusha Kigali ki igisenyi hari ubuzima buhenze ku rwego rwo hejuru ako namwe mama yarya nka wajya ngo murayatoragura rwose shamusi nonese 3 muhora murya inkoko man turya inkoko dukora ibiki nanjye ari cyakora sinkubeshye mubona natwe sinzana amafaranga ajya muzi ko nta bintu tugira dukora biduha amafaranga ese ko mwaza akarira ngo nta mafaranga wowe kaza ukavuga uti ngiye ninde ujye ukubwira ngo ntayafite se Bogari we byararangiye Bogari we turamutunze kararega rura no mupeti man none se umuntu uje kuri social media ejo bundi urumva bamugereranya none se umunyamafaranga ndikora amasimbone neza umunyamafaranga uravuga uti ngiye gukoramo amamiliyari tugenda twimarira iminsi ne rwose 3 tumukansoringa dore yatewe depression ura mwana w'umukobwa ese amakuru ndi kumva niyo mari yego aya nago nayashyira ngiye kwera kari inshuti zanjye ko bashwanye se iyo nkuru ni wowe yivuze urukundo ruhoramo amarira yiyemerwa ariko man iyo ukunda yo ukeriye uhora mu bintu byo gushwana n'ibiki ariko iyo ukize umukobwa yamo pati 100 cece urukundo rugata rugaruka neza ariko iyo ukeriye bisaba kwinginga bisaba gukora iki niyo mpamvu gutereta nta mafaranga ufite ese amaseta bwizanye kuri rura rukundo koko bonaga ruhariho sinzi Oya bizi musi uri mu bantu bazamuye rwose mwana w'umukobwa
barakundana bose ariko nyine ubwo niba bipfiraye nabi nanjye ndibaza unagiye kubona Dumba so inkuru ngo natera uriya mwana w'umukobwa inda ese mugani ko nanjye iyo nkuru nayibonye ngo namuteye inda ngo nara ariko hari iminsi Roxa kibura Instagram yiwe hari iminsi wamufashije cyane ariko ukavuga uti ngewe ni ukwifashiriza umwana uri kuzamuka urumva Roxa ni umukozi umwana w'umukobwa w'umukozi unabona nyine ko bikunze ejo bundi yaba afite imana kuko twe dufite showbiz itarimo abakobwa benshi cyane kandi ababigerageje benshi byarakunze yego so rero kuba wamufasha ndumva nta gihombo kirimo cyangwa nta none si yo ko bavuga ko yagiye kuyigirisha za Uganda yagiye kwikurishamo kubaza abagande ibintu nta kintu batabasha abagande kwiba n'abantu abagande ngo sida y'ingande buriya rero ngo uyirwara none mu gitondo waba wapfuye ngo umugande yakugaramye hejuru wakuvamo ngo nta mwuka ngo utakibihumeka neza umugande agasambana kubi cyane umugande ni umusambanyi mpuzamahanga umugande n'umunyanigeriya izo kora bari iz'ababosi izina ry'abana bahiza ababosi usanga nk'uyu ngo agiye kumuha nk'amafaranga ariko sinamwita kabakiri nayo maziki isuba aka kanya nivuga ngo ubyuka ufite abantu bakubaza uko waramutse bambaza waramutse gute makuru yawe content bimeze kuko urareba nje biriya bintu ntago ari njye bitekereza ufite abantu babandikana banishyura n'abakameramani banyura bamfite timu wajya bari Hollywood kuba content kangana gutya ko umuntu umuryango ni Hollywood ariko bafunga karitse yose ngo action muri speaker ariko ngiye by the way muganira nabonye nawe nzabikubazaho urabona abantu benshi bakunze gukoresha video zabo mu telefone bivuze ngo wenda nitujya muri karita ababyumva baraza kubasha kubimenya karita ya video ya telefone na karita ya kamera biba bitandukanye nta nantu babihuriye umaze iminsi uri kuyimitsinga n'ibintu byaje bite so urumva hari ukuntu uvuga ati reka ngerageze nibi ngibi kwa kungiye nta kibazo cy'amafaranga mfite kubwira umukameramani wawe ati minonye nkwere 400 abakameramani barahenda cyane uvuga ati ninyifatira aka video kamwe inoti 400 witahire ukayahewa kabisa ayahewa mbese nabintu byatari urumva no gushyira mu mwitangirizwa rukuntu mvuga ngo aba content creator benshi bo mu Rwanda barusha amafaranga bakajya ngo ni brag nako nshyize muri amwitangirizwa bamweretse ko ari urwego akiri wowe na boga yarabigerageje biranga ni umukino ukina amasegonda n'ugahita ushya ni umukino ushobora kugerageza n'amafaranga ufite ugahita utaha iwanyu mu cyaro mani nuvuga ngo ubwira umukameramani ati nta kavido nta amasegonda ngwino shooting aba director ku ruhande abantu bakwambika ku ruhande abakora ibiki ma make up ku ruhande ni ibintu biba bigize dukureho urujijo hari abantu bibaza bati Musinga amafaranga nibyo ashobora kuba hari undi akavuga ati Musinga kubera video wakora aramamaza cyane urufaranga rukaboneka bagende barebe muri video zanjye sijya namamaza cyane wese niba adigiye bundi nimwe mu cyumweru imwe mu cyumweru nase musi ku buryo wategura wabanje ujyana abantu mu bigogo cyane kabisa ese ubundi trip byemeze bite ira trip yari ifite umushoramari nafite na nyiraho harane bahita kwa Dadu n'ubundi nyine bategura biriya bintu ariko ngiye nahamenye nasohotse urumva ntago nakageze mu bigogo barambwanga ngo mu bigogo ngo harenze imasisi ntabwo ataho hantu wazajyayo ariko ngiye nigiro ngi mba njyana na boss ntabwo ati boss tugende unyereka aho hantu unyereka ahantu ibintu bimeze bite nkigiye ngo atari ka hantu ni heza babwira n'abandi bantu bakajya bahagera ubu atese ndabigenza gute bamukubisa ibitekerezo nyine bivuze ngo n'ubundi ku kijyanye na business umukire yakwegera cyane ukamuganiriza cyane kwa kurumva abasaza nda kintu batarasobanukirwa dufite mind kiri fresh tuzi AI uburyo ikora ibintu kwa kumusaza niba ajijya gushora ibintu bigasaba za strategy za zamani ntagazi AI ntagazi ibintu twebwe twakoreshwe dufite strategy zitananiza ubwonko kandi ko zitagize zidasaba kwirwa dufite strategy batwegera twe turacyari abajene kandi ku rufaranga nta bikomeye cyane nta bikombuze gutanga miliyoni 10 ugiye kwinjiza miliyoni 100 ibyo birarenze man amusuze kuri gukanga abakire miliyoni 10 ziki ukamwakuze cyane none se reka nkubaze uramutse ufite business miliyoni 10 muzi none se uramutse ufite business je nkakubwira deal ati no deal ihagaze miliyoni 100 nitubigenza gutya urashora amaye urunguka miliyoni 100 cyangwa 50 uzampa 10 wewe wabyanga bivuze ngo no muri make nawe ubutekereza muri bya bintu biremereye hano umuntu akubwira uti 50 utekereza aho ugitekereza muri senkana muri kino kinyereza namane uragira uti jewe naye babwiye ndi umubosi aba content creator uvuga ngo aba content creator ntibize abenshi nukuri ko Imana ntago bize ariko rurangira hari tugenda tusa nk'ababyemeranya ho gakeya avugana ariko Musinga hari umuhungu waguhaye abenshi ntago bize
yakwandikiye muri comment narayibonye ababwira ngo arashaka ko muri muzakora battle mu speaking English mu nzira sinzi kureba icyumweru cyose aramubwira uti ngende tayari bato kidatangira sinzi yaratinye ntabwo bishaka ashaka ari kwiga mu Caritas akaba afite nka dictionnaire ari kwiga ubuze ngiye none namukubita icyongereza imaze ibyongereza nka bine nose ko kiriya kigo uvuga cyakwihakanye oya cyasora itangazo se baravuga ntabwo ryasora n'abantu babivuga njye narahize ari abora man ese ko yize Green Hills njye nize Green Hills man none se ubona barero rero ukuntu nsigaye muri umunyamujyi cyane sinkubeshye iki impano ya mbere ababyeyi babago ni ukwiga neza cyane kabisa man bazi ko wize neza n'abantu mwiganye ubona ibintu babatekereza ibaze niba wiga nk'ahantu ubu usanga abana bagitekereza ngo man ngibaza ari amabuye ahindutse imigati unatura rubuye ngo runini ngo nkarurya iba nyine bikifite impande y'ibiporezo gusa twebwe noneho usanga nka boroke twigaga usanga umupeta atekereza ngo man mugiye ngo mbashaka gukora ngo drone ngifite ubushobozi bwo gukubita ibirometero nka 300 mu kirere igatumbagira ari ibyo bitekerezo twe dufite wahantu wize ibitekerezo gurira wirindutse umugati ngo nariporeza umva nyine ari inzara gusa ubu umunsi umucurazi n'ibiki noneho ugasanga biba bimeze gutya tubare niba ari nka saa sita ariko nanone segonderi zica ibintu ahantu nigeze gusura urumva nagiye nsura n'amasegonderi menshi ugasanga ikigo cy'ishuri ishuri riri hano igikoni kikiraha umwana aziga mwana aziga ari kumva saa 5 bahise bakubita icyo bita ishu bararikaranze rya n'irya mbere riba rigifite amavuta hejuru riba rihumura neza riba rihumura uko rihumura siko riryoha ariko riba bigenza gute iyo rimaze kujyamo amazi biba bipfuye bihita bipfa ibintu uwo mwana umbwira ishu ritangira kuriteka saa 4 umwana ubwenge buba burangiye ese musi hari abavandimwe ugira bari munsi yawe barahari njye mfite ba petit frère nka 3 bakubwira se ko ibintu ukora bibona bate bibatera ishema cyane babajya bavuga ati dufite umuvandimwe w'umukire cyane niba umwana ambwira ati musi bimeze bite tutaravugana n'amagambo menshi akayinyereka turuhasa akaba kamugezeho ngiye nsigaye nibaze se musiga amafaranga ucometse kuri beka bagucometseho yego ngiye nsigaye murandusha beka amafaranga hanyuma twikomereza n'ubundi kiganiro ni Behind FM nk'ibisanzwe njye mwumva nitwa King Platinum mukomeze mu nkunde ku mbuga zanjye n'ubundi hanyuma ikintu nashaka kubaza se musi hari abantu bambwiye ati nuhura n'uri amuvandimwe uzamutubariza akabazo kamwe konyine koroshye kavuga kati ko ajya avuga yuko atari mu rukundo nta musheragira ibintu turi kubona hanze by'umukobwa witwaye Musiri Niyoza ushakira abakunzi muri ino minsi ndi mu rukundo muri ino minsi man gibaze ko Niyoza yarakunyuze aya nagari Niyoza kandi ntago ari we tu none wasanga ari nawe wanshakiye uwo mushiri nose numbwiye ngo ashaka abashiri n'umuranga abashiri pe giye none ufite shiri bro sibyo urwego bigeze bize mwahereye muri Nyungwe ndibirabayisanga kuri phone nisanga yera turebera iyo wangeze winge saa 12 igeshire wanje turarira man urukundo ruraturenga tukarira bro tuhita tureba irika mu kadomo ngo giye saa 12 buri saa 12 nge nashire wanje uvuga urukundo rwacana rugeze man turi Romeo na Juliet none siganye tutuzina ngagira ngo singe buri saa 12 mwamwe kwa muri kuri gose man sige nitwe tuzina duteye ubwo urukundo rukugeze harindimo yewe ndi mu rukundo man ndikurira ntago nzi ko bino bintu bibamo cyo bita umunyenga w'urukundo ndi kugifira cyane ni nka rwa rundi rwa Bogari yaje kuri Precision avuga ati urukundo rurangije yo rukundo ndimo ruri gutuma nshobora kumara iminsi ine ntarya ndi kuvugira kuri phone ndi kuvugana n'umwana w'umukobwa tutarya tutamuse umuntu ukora gutya nk'ukuntu ukora ikigali uri hadi wakagutya yanavangamo n'umukunzi bigakunda amana cyane buriya naje gusanga ikintu umuntu umurengwe wa mbere kugira umenye ko warenzwe no kugira umusheri cyane buri bitarakira nta musheri ubu kare urumva iyo ugikora ngo ndacyari hasi ariko yamaze kuyafata ikintu cyane cy'ikintu ukeneye umwana w'umukobwa uza akayaryaho nose nk'umusore ubukorera i Kigali 300 musinga uwo nakore cyane kuko aracyakeneye izindi imbaraga 300 musi 300 ni make se 300 ukodesha inzu ya desa 100 waribya koko ukwezi kugashira utarashyiramo umuriro utarashyiramo amazi utarashaka no gushyiramo n'umushiri nawe mbona uzi ko bashatse kugufunga batabura ko bagufunga ki
aricyo bita audit bakaza gucekinga umutungo ubundi amafaranga ukoresha uyakura amafaranga wakoresheje nawe usanga umuriga nakazagira kandi akora utumuvumba ayirirwa atega mu moto ugasanga yirirwa ararya aracemba agira ute arasohoka buri munsi ariko nta kazi agira bro wajya kureba ukwezi kwe aspendinga nka miliyoni kandi wajya kureba uburyo yinjiza nta n'ibihumbi 200 yinjiza kibaza uyu muntu rero icyo gihe utabasha kubisobanura bashatse bahita bagufunga. Ase musi kuma mufite platform ziremereye kuye ki mutari gupostingira yago kari gusaba ubutabera kandi mwa muri kubireba gusa ibintu byagiye ntago ndamenya aho bigana ngiye yago inkuru ze nkumeza kuzumva cyane buri muntu avuga yago ngiye nagiye kubona ejo munararize ko umuntu umugabo arize buriya biteye ubwoba musinga ko umuntu nka yago ari umuntu mukuru n'ikintu abakoze bwa mbere kuri kamera yatangiye kurira kuva 2024 na 4 nibwo intambara ze zatangiye ararira na n'ubu arongera arariza uretse n'iki kibibyukije ubundi oya urumva yaramaze bamusanze Uganda oya urumva yaramaze iminsi amaze kubyibagirwa ngahita yumva mu big energy arambwiye ati ngiye nyamara ndi muri timu yashakaga kukwinango ati ngiyewe rwose mfite ubuhamya nshaka gukora abantu bankoresheje ngo nze miga makuru tugutesha umutwe mpaka busare urumva uwo muntu ngiye nkeka ko ari we wongeye kumugarura none se abavuga ko ngo yari yarazimye gihe ni inkuru ngenda niba ega ni inkuru ziba ziri imihanda n'ubundi yari yarazimye ngo akoze akaganiro ngo agarite ukabona biraribwa ataha ariko wakirira umugati oya bari bavuze ngo nayinze ngaruku niba byagoranye Uganda burabuze none Uganda umenye ko ubuzima rega bunagoye Uganda rega bari muri Ebola ubu nabo tuzitora ibintu biri kugenda bipfa bimwe na bimwe bimeze none nabonye muri nuza muri Kenya ho nta muganga bari kwemera akakora ku muturage ntabwo umuturage kuba arwaye Ebola niye ku giti cye Ebola rega ntago ramenya uburyo wayirinda umenye strategy yo kwirindamo kuko Ebola uyirwara none ejo mu gitondo ukaba wapfuye cyangwa ejo bundi Ebola ntabwo imara n'icyumweru ako musitwe ntabwo iragera mu Rwanda oya twebwe urumva twe dufite ubuyobozi bro uzikuriye umuturage twebwe ubundi umuturage ku isonga mbere cyane mbere yuko ibintu byose biza by'ibiki azamase umubaza akambwira ko akabonye abonye ko His Excellence muzee wacu papa wacu dukunda abonye ko asigaye amanuka akaza mu bafana muri bare wagiyeyo akicaye umuntu ni serife ubu yirya gutyo ukihengeka umureba gutya rwose nyakubahwa buriya rero umuntu utabonye ari muri bare tumenye urwego no mu content creator yego tumenye urwego bakavuga ati tumenye urwego abanyamakuru barakennye tibarakennye ese yavuga icyo utambeshye umunyamakuru mwize utamubona yicaye ari none se yaganira n'icyo umwana hari abari umwana nkanjye man wize zaguniriza abana biza Cambridge bavuga indimi gusa hari asinirwe nkubeshye baba ari abajama n'abantu no hari aba content creator ntari nzi kandi baba basta kandi baba mu Rwanda bago twabashe kuba twagarira turamenye urumva wowe tuba turi kuri review uvuga ururimi bro wasoma umuntu utabonye muri bar ntazigera kubeshya ngo ngende umusirimu ntazigera kubeshya ngo ugiye ngo mba niyumva ngo nka gentle utabashije kwa accessinga kuza muri hari ahantu n'umuntu twamenye urwego rw'umuntu none muri bano ba content creator uwo ntabonye muri bar ubu ni miriwe na rayisi uzo muntu uzi ibyishimo byari birara n'umwe hari abana b'abasiri b'abantu ubona utasanga ahantu hafi bari abakobwa mugani tubigarukeho musi wowe ugenda cyane uhura n'abantu benshi winjira ahantu abantu bamwe badukurikiye batagera abana b'abakobwa bagaragaye muri kiriya gitaramo babaye mu buzima busanzwe bro njyana namenye ko u Rwanda tugomba gushyiraho ikindi cyiciro visit Rwanda nikagisura ingagi kabisa kagisura mani dufite abakobwa bafite uburanga papa n'abantu bibambwirira yara muri kamera neza dufite abakobwa bafite uburanga izina ry'Imana ki umuntu ufata umwanzuro kino gihe agashaka umugore umwe umuntu wajya mu ipeti yanavuga ati musore ibintu urabishoboye bro ikintu cya mbere dufite abakobwa beza uzi ko rero Pamela ukabona wagira ngo nigeze ashaka nyine nicyo twe dufite abakobwa beza bazi kwita ubundi twe ibihugu bino by'abaturanyi twabisize imyaka igera muri 200 batangiye gukora ama challenge bafata ama video y'abakobwa bacu bari kuvuga ati ngiye ntago mbyumva neza gute muvuga ngo mwaje kureba bare ni kandi mbona hari ibindi bintu by'uburanga bwiza ngenda kubwi ariko uriya mwana abavuga ibi turi kuvuga abavanga ibintu bya by the way nuza abantu urahita usigara burundu hanyuma turi kugara ku musozo w'ikiganiro cyacu ni Musinga umaze kumumenyera ku mihanda igiye itandukanye ese
Cano ya Musinga bimeze bite? Cano yanjye urumva bifite umuntu ubikurikirana bambwiye ngo demo ngo bayikuyeho ngo monetize ngo nibiki. Wiki? Bare demonetize? Bare demonetize. Ngo wakoze ibiki? Ngo ndireba. No sinanjye wireba. Niba nireba gute? Ngiye buryo no YouTube y'uburyo nshyiraho. Ngiye nkubitaho gutya mita ndi coding akantu gashyira kuri ijugu bikabirarangiye. Naje kumenya ngo ukuntu ngo bashyiramo ngoma ad nari mbizi. Ntabyo nari nzi naterekagaho nka Bogare mushuti wawe. Aya Bogare wiyiwe ni bazamureberemo bakabya. None amakuru mfite ngo siniye. Oya se ka. Bogare afite abandi bana bakorera. Ako yaracyari yanoza se ya Bakti. Ngo Bakti batandukanye nabi cyane. Bogare yakoze ikiganiro bwa mbere ibikoresho byose abarabyibye. Ariko Bogare arazi iki ko? Bogare nose twagiye. Ava afite ikibazo runaka. Urukundo rwaranze. Rero nawe namuposting utihangane muvandimwe. Bogare buri gihe tuba tuganira ngo rukusa namubuze mushire wanjye kandi buri muntu aba afite uburyo nyine atwara ibintu bye ashaka kuba mukunda cyane kandi abakobwa ntabwo babikunda nanone oya ubundi abakobwa umva ibintu bakunda hari ibintu ubundi biranga bad boy ubundi bukunda abantu babo bad boy wa mujeni uhamagara inshuro imwe yakura agahita kwama kabisa urumva wa mujeni uza kureba muri ghetto yagukoraho ukinwiza ngo gutya ugahita ukwama nongere kwinginga ngo basi ngo ku kibero wapi ugahita ukwama urumva wa mujeni muvuga ati saa 3 sinjya mfata telefone wamuhamagara koko ntagufate aho ngo uri mu nzira abo bari bad boy mari bakunda abasore biyemera nyine nibuze ko ihatiriza umukobwa ukasisa nk'umutera pressure wapi aho ngo bawasigaye bibe byarangiye bakunda abahungu bakitinga nko batitaye ku bintu hanyuma turi kwiganira ku musozo w'ikiganiro cyacu cya Band FM twari turi kuvuga ku muvandimwe Yago n'ubundi ibyo n'ubundi twagira ngo dukomoze kuri icyo kintu arabaga cyane arabaga yavuze ko Brian ngacuruza ngo gahunda ngo cocaine sindana yibona ngiye kuva naho uzi ko abafite zino modoka zirano cocaine ni ikintu kidasanzwe cocaine eze cocaine kumba numva mani bayirwanya ku rwego ngira ngo itanagira nanu ikiro cya cocaine jya nko kuri ChatGPT tuyibaze ngiye naraye nkibajije ikiro cya cocaine kigura amafaranga niba ari ibihumbi 60 by'idolari niba ari 60 mu manyarwanda gusa ninde wabo yatunze mu manyarwanda noneho wayaguramo cocaine kugira ngo byemere yo uyicuruza tubare ngenda yiranguye ngo mbona kimwe cya kabiri cyo nayiranguye kandi nanjye mangiye kuyiranguza bibaze ko nk'umupushayi uba mu Rwanda nibihari ubusanga adacuruza amagarama atarenze 30 kuko ayo magarama 30 ni nka kanini gasyeye ako rero ubusanga ayo magarama 30 cyangwa 50 yayaguze miliyoni zigera muri 20 cyangwa nyine birahenda birayibo aba boss yani sabwa yabona ngo acuruje cocaine yabakide just kare byonye niki usurana yarara amajoro kuri yagiye kugura gahunda bura n'umuntu ngo cocaine jye umureba mu Rwanda ze ni bande dufite iyo bavuga ngo ni cocaine bura bamwe nka karite y'ijana Brian yambwiye ati ntunsambere ndakwinginze kintu nkundira Brian nayo numurawe yigenga nawe abamanuka cyane ariko nanone tugarutse ku nkuru zivugwa koko bibaye ari byo barashatse kumukorera yagarakabya nta muntu washatse mu Rwanda dufite ubutabera ntabwo ari buhunge nta muntu wagerageza kukwica mu Rwanda ninde wagerageza kukwica koko nose ko nge nitahira za sasa nta n'umuntu ugira ncapuza phone nta nurabigerageza nibaza mu Rwanda dufite umutekano uruto uw'abandi bantu batekereza mani ariko rero bitewe nuko izi mbuga kino kintu naravuze ko nzakivuga ariko nkakiganiraho n'umuntu uba ukoresha IQ umuntu warize neza nkawe cyane rwose abastari bacu ba kera ubona ukuntu izi mbuga ziri kugenda zibasiga niyo mpamvu ntabwo ari abantu ba star gusa no muri business n'abapapa bacu ubundi reba baviye wacu n'abamere wacu uzi ko igihe bagezemo ariko dukwiye kubarera neza ntabwo tukiri muri bo ikintu cyabaye generation yacu nyine uburyo ibintu byahindutse byakubise nk'umurajyo ibintu birahindutse bihita bibahindukira ntibamenye nuko byagenze kuko umuhanzi nujya kumuzana ugashaka kuzana umuhanzi akavuga ngo promo ngo bizijyana cyangwa byanga nubwo uririmba nka Chris Brown ubwo Chris Brown afata amafaranga akata mu itangazamakuru promo ikabikenewe kabisa wowe uracyari muri yanarize ngo bizijyana ngo nakoze ikintu cya danje hari ukuntu kangwe mu rugero rw'umwe hari nk'ukuntu ubona nka Junior abavuga ati ngende umusobanuzi wasobanuye hit narayikoze none akagera igihe akamera nkaho nyine kubera hit n'ibikorwa yakoze bishobora kuba byatuma atongera gukenera kugira nahurira na media cyane
cyangwa se ibiganiro n'ikindi icyo ari cyo cyose kimuhuza n'itangazamakuru kugira ngo nawe ahore ari trend nyine ako kantu barakabuze bro. Buriya niyo mpamvu buriya nk'umuntu bita Diamond, buriya Diamond niwe umuntu uzi gukina showbiz, arayikina kabisa arayikina. Ubusanga yabona biri kuzima ahita ajya mu bagore agahita ashaka nyine we buri kintu cyose azi nyine gukina showbiz. Kera abanyarwanda abanyarwanda nyine bano bakuru ibintu byabahindukiyeho ntibabimenya, ntibamenya ngo umuvuno n'ubuhe ngo bimeze gute. Niyo mpamvu uri gusanga nk'umuntu utazi w'umupeti ari gukubita hit igahita ifata igihugu cyose, kandi ari undi muntu n'uko tuzi w'umustar Diriboy ntabwo iri kubumenga. Nose Christopher se yaje agakubita album hari umuntu wigeze ayiplenga kubera ko waracyari muri ya strategy ya kera. Wenda ngo n'umupeti rwo kwa Sheri Silver. Ngaho ndebe. Ni rwo kubise. None se ni ikomereje none umupeti mutoya. None n'ikintu kiba kinanarenze unarebeye no kubanza dufite ba Ranapu ramara igihe kingana gutya nta muzigo uri hanze yagukubita umutwito kurya. Kubera iki? Kubera ko nge mbona ari uburyo bize kwihuza namwe. Mukoresha zino mbuga akenshi dukunze kuzita ko ari imbuga zo ku muhanda kuko ni ahantu murekura video zikihuta cyane. TikTok, Instagram ni ahantu video zigenda. Rero bano basitari bacu bakuru ntabwo barabasha kumenya buri umuntu ugerageza kujyanariza n'umuntu bita Bulldog. Buriya Buda ni ugerageza kujyana na generation zose. Buda niwe muntu muri bano bantu bakuru ugerageza kujyana na generation zose. Bande bose na Christopher byaranze umuntu bita Shoshomura biranga neza kandi Riderman biranga kandi ugasanga ni umuhanzi mwiza. Ese kiba kiri kubura ni umuntu w'umuntu ajingira izo mbuga ari ukuntu bino biboro bikubana byinshi ubukenerega n'abajyanama buri wese usanga umuhanzi wo hanze afite timu irimo abantu 20 abo bantu bashinzwe kumenya iterambere rye n'atarya nabo ntabwo barya. Mu Rwanda rigana n'amashowbiz zacu nta mafaranga ifite ahagije. Bose niba ugisanga ikigo kinini gihamagara umuntu munini kikavuga ngo ndagwasenkani kanyurizemo hanze uza amasezerano baba basinye ku ntabareshya abavano kugira hano hasi miliyari abari nka Bruce Melody ngo kanyurizemo muri senkani ngo nagasenkani bazo umva bazarya gute. Urumva nyine niyo mpamvu izo business nyine iyo business naracyari muri bya bitekerezo bya kera. Yego ntago barabasha kumenya aho isi igeze, bamenye se isi yacu igeze he, bamenye ni bande bantu dukeneye muri business zacu kugira zitera imbere. Abanyarwanda ntago barasha kumva nyine social media, ntago barumva. None ikintu gitangaje abantu bazagerageza kubyumva mbere bro ibintu bazakora bakatwizereramo bakavuga ati mwebwe mugomba gukora business. Muri business yacu turabakeneye. Erega niba nk'aba ngaba batagira none se tagira isura nk'ukuntu ikigo kikingana tagira aravuga ati ningira Musinga video zose akora akaba mvuga Musinga ku munsi arekura video byibuza zigera muri 20 mu kwezi aragukubita na album muri 300. Urumva izo video ni ziza kuba zanyuzemo izina ry'uwo muntu umuntu hora ukureba daily. Twebwe urumva twebwe ntago tumeze nk'ikinyamakuru ngo twebwe ubuzima bwa ubuzima bwa buri munsi. Ninjya muri rashyamba ndagutamo, nimba ndyamye ndagutamo, aho ndi bwumva akantu ndagutamo. Kandi ibyo bintu bihite biza birebwe n'umuntu wibereye mu kazi, wibereye muri office, wibereye kwa muganga direct ako kanya. Ese Musini rebanga wo ukoresha kugira ngo udasubira hasi ku mbuga zawe. Nge ndiga kuzumba 500 kuri TikTok. Nge ndiga man, nge ndiga tu. Nge urumva mura nyine mfite ishyaka ryo kumenya se uyu munsi birakunze ejo biragenda gute noneho kugira ngo nge ndiga buranye ndanasoma by the way. Nge ndasoma man nge ntago mfata igitabo gutya ariko nge ndascrollinga ngasoma tu. Nge ntago ndeba video cyane. Wari nsoma ugasanga ni nko kwiga business nge ndi kuyiga. Ndimo ndarise biba bimeze bite niki gituma amafaranga aboneka. Niyo mpamvu uzajya kubona nk'ejo bundi mbonye nk'ipari nta business njyanye ngiye kumenya strategy zabo bundi bano bakoboye baho gute buzima bwabo mbuzanyanga mu Rwanda sinabafata. Nk'ukuntu watekereje ukavuga uti reka tubatembereze tubereke igihugu tugiye twerekana mutazi ako kinge nzaguhinga. Mfite none inkange ejo bundi rabya mfite inka bita incemete. Kuki baguhaye inka nawe urashaka kumubitiga? Mfite inka nyuma incemete ashanda yidora yimbwiye ikibyara ikibyara nzahita nkugabira. Uzakura ubwatsi ki? Uzakura ubwatsi nzabukura izina ry'Imana. Ngeza kujyana imasisi aho bitazakirorerwa rwose ngo kupita incemete gukamire ku mata meza cyane. Cyane twakatigiranga nawe uzaba turi bubiremo haryo cyeko. Hano sirega semane. Ngiye nakuga